Hello hello, mwiriwe neza ndabasuhuje aho muherereye mu nce z'igihugu zitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abadiaspora. Nk'uko bisanzwe rero hano ni kuri Agape Official, tubahaye ikaze na karibu, tuganira ibiganiro bitandukanye bivuga ku babyeyi, ubuzima bw'abana, abagabo ndetse n'abagore, mbese muri rusange no tuvuga ku buzima. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ndwara ikunda kugaragara ku bana benshi, ku bana b'impinja benshi bakayibazaho. Mwayimbajijeho kuri TikTok, munsaba ko nazayibaganirizaho. Tugiye kuganira ku ndwara y'umuhondo, indwara ikunda gufata abana b'impinja bakivuka kenshi. Iyi ndwara y'umuhondo rero irimo ibice bigiye bitandukanye, iterwa n'ibintu bitandukanye. Iyi ndwara ubundi muri terme ya kiganga ikunda kwitwa jaundice. Iyi jaundice rero cyangwa se indwara y'umuhondo uzayibona kenshi igaragazwa nuko uruhu rw'umwana rwahindutse umuhondo ndetse n'amaso y'umuhondo. Ibyo nibyo bintu bya mbere byihutirwa. Nubona byahindutse cyane cyane bizaba ku mwana ukimara kuvuka cyangwa se bikaba ku mwana umaze iminsi mikeya avutse. Rero iyi jaundice cyangwa se uyu muhondo uterwa nuko ikinyabutabire cyitwa bilirubine cyaje mu maraso kikaganza amaraso. Ubundi iyi bilirubine isanzwe mu gusohoka kwayo isohoka isohokeye mu gutunganya cyangwa se igasohoka mu nkari. Iki kinyabutabire rero cyitwa bilirubine kibaho mu gihe habayeho iseswa rya red blood cells cyangwa se insoro zitukura z'amaraso. Izi nsoro rero iyo iyi bilirubine yaje ikiganza muri izi nsoro, n'ahandi usanga red blood cells cyangwa se insoro zitukura zitari kugaragara, mu maraso hakaba higanjemo iyi bilirubine, iki kinyabutabire. Iki kinyabutabire rero ni kibi kuko iyo kitagaragaye, iyo itavuwe, iyi ndwara itavuwe mbere ya hose, ishobora guteza urupfu ku mwana mu gihe utabashije kubimenya. Iyi ndwara y'umuhondo rero ikintu kiza kugaragariza cya mbere ni uko uzabona umwana uruhu rwe rwabaye umuhondo, asa n'umuhondo cyane, ukabona mu maso hiwe amaso yabaye umuhondo. Nicyo kintu cya mbere kizakugaragariza ko umwana yagize iyi ndwara. Kandi kenshi rero igakunda guterwa nuko umwijima w'umwana uba utarakura. Nk'uko twagiye tubona muri video zatambutse, twagiye tubona ko hari ibice bimwe na bimwe biba bitarakura by'umwana, bigenda bikura uko umwana agenda akura, ni ukuvuga ngo rero iyi ndwara se, iyi jaundice ibamo ibice bigiye bitandukanye. Harimo ibyo dukunda kwita physiological jaundice. Physiological jaundice iyi ngiyi ikunda kugaragara hagati y'iminsi 2 n'iminsi 5 umwana avutse. Kugira ngo uzayibone rero, uzayibona umwana yabaye umuhondo ku ruhu cyangwa se n'amaso yabaye umuhondo. Ntabwo igaragara umwana akivuka, igaragara nyuma y'uko umwana avutse. Ushobora kuba wavuye kwa muganga watashye ukabona umwana ari kugenda ahinduka, ukibaza ibyo ari byo, ariko iyi ngiyi kandi niyo igaragaye iravurwa igakira. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ishobora gufata umwana hagati y'iminsi 2 kugera ku minsi 5, ishobora kuvurwa hagati y'icyumweru 1 kugera ku byumweru 2. Yo ntabwo mu kuyivura igora cyane. Tukagira niyo twita pathological jaundice. Pathological jaundice yo ikunda kugaragara mu masaha 24 umwana akivuka. Iyi pathological jaundice, kimwe mu bintu ushobora kuyitera nuko umwana ashobora kuba yavukanye infection cyangwa se yagize ikibazo cy'ama infection mu gihe avuka, ishobora cyangwa se icyo dukunda kwita sepsis. Ushobora kuba yavukanye infection yo mu maraso cyangwa se izindi infection zitandukanye. Infection ziterwa n'udukoko tugiye dutandukanye n'amabacteria atandukanye. Rero iyi pathological ishobora guterwa n'utwo dukoko. Iyi pathological ishobora guterwa nuko umwana avutse, kandi iyi ndwara ikunda kugaragara cyane ku bana bavutse batagejeje igihe. Akenshi ishobora kugaragara ku mwana kubera ko avutse umwijima we utarakura neza, mbese ukiri muto cyane ugereranyije na wa wundi umaze iminsi. Gusa ibyo ngibyo bikunda kugaragara nyine ku bana bavutse
igihe kitaragera aba premature. Iyi pathological rero nanone ishobora guterwa nuko n'imiterere itandukanye y'amaraso, hagati y'amaraso ishobora guterwa n'imiterere y'amaraso ya mama we n'umwana. Ibi ngibi rero bimwe mu bintu bishobora gutuma habaho pathological. Bimwe mu bimenyetso rero bikunda kugaragara kuri izi ndwara hagati ya physiological na pathological jaundice. Izi ndwara iyo zitavuwe neza cyangwa se ku gihe ziteza ibindi bibazo. Rero bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko umwana ashobora kuba afite iyi ndwara ni uko ashobora gusinzira cyane bikabije. Mu kwa gusinzira kenshi gukabije binatuma atabasha konka, kandi ko kumwonsa cyane biri mu buryo bwo kugira biri mu buryo bwo kuba wavura iyi ndwara. Icya kabiri, umwana ashobora konka gakeya ukabona agize intege nkeya mu konka mu buryo budasanzwe. Ikindi kintu cya nyamukuru gishobora kubikwereka ukavuga ati byanga bikunze iyi ngiyi ni ya ndwara yitwa umuhondo. Uzasanga akenshi uyu mwana nyine amaso ye yabaye umuhondo n'uruhu rwabaye umuhondo, umureba mu biganza ukabona yabaye umuhondo, mu maso ukabona yabaye umuhondo kuruta uko yari asanzwe mbere. Ibyo rero ni bimwe mu bimenyetso uzabona mu gihe umwana afite ikibazo cy'iyi ndwara y'umuhondo. Iyi ndwara rero y'umuhondo hari uburyo butandukanye umwana yafashwamo mu kugira ngo avurwe iyi ndwara. Mu kuvurwa iyi ndwara hari iyo dukunda kwita phototherapy. Phototherapy ni kumwe abana babajyana muri newo cyangwa se mu bitaro by'impinja. Ibitaro by'impinja akenshi ukunda kujyamo abana bavukanye ibibazo, ukunda kujyamo abana bavutse igihe kitageze, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Hari n'ibiro bigenderwaho, umwana yavukanye ibiro biri munsi yabyo aba agomba kujya muri ibi bitaro by'impinja. Rero uyu mwana wagize iki kibazo nawe bamujyana mu bitaro by'impinja, pfa kuba wabibonye kare bakamushyira ku itara. Muri kuveze hari itara rikoreshwa phototherapy, iyo urireba ryaka ibara ry'umuhondo. Iri tara rero ni imwe mu buryo bwifashishwa mu kuvura uyu mwana ufite ikibazo cy'umuhondo. Ubundi buryo bakoresha kuvura umwana, abenshi bakunda kuvuga ngo umwana iyo bidakabije umujyana ku kazuba mu gihe izuba ririmo rirarenga, no mu saa 11 muri ka kazuba koroheje, cyangwa se ka kazuba ka saa moya za mu gitondo. Kariya ka mu gitondo ni keza ku mwana, ukamukuramo ukamwambura ubusa, warangiza ukamucara ukamushyira kuri ka kazuba. Kara kazuba nako kavura iyi ndwara y'umuhondo. Ikindi kintu kivura iyi ndwara y'umuhondo kandi kinarinda cyane abana kurwara indwara y'umuhondo, iyo bibonye akenshi ku mubyeyi wonsa, mwenda muzabereba muri video twashyizeho bwa mbere tuvuga akamaro k'amashereka. Ni ukuvuga ngo amashereka agenda aza mu buryo butandukanye uko umubyeyi akimara kubyara. Iyo akimara kubyara twabonye ko azana amashereka asa n'amazi, ariyo aza bwa mbere. Ayo mashereka asa n'amazi nyuma y'uko araza, iyo umwana akimara kuvuka, nyuma ku munsi wa kabiri akenshi nibwo aya mashereka akunda kuza. Ku munsi wa kabiri cyangwa wa gatatu nibwo utangira kubona uzana amashereka asa n'umuhondo. Aya mashereka asa n'umuhondo rero ni byiza ko nimba ubonye yagize, onsa umwana kenshi gashoboka, kuko ntago amara igihe ashobora kumara iminsi 2 cyangwa iminsi 3 akatangira kuza amashereka asanzwe y'umweru. Aya mashereka rero ni meza cyane ku mwana, kuri wa mwana ufite ikibazo cy'umuhondo. Nubwo yaba adafite ikibazo cy'umuhondo, ariko bimurinda kuba yagira ikibazo cy'indwara y'umuhondo cyangwa se indwara ya jaundice. Tubyumve neza, aya mashereka y'umuhondo, aya mashereka aza mu gihe cy'iminsi hagati y'2 n'5 umubyeyi amaze kubyara. Amashereka ni meza, arinda umwana kuba yagira ikibazo cy'umuhondo. Aya mashereka nubwo umwana yaba asinziriye adashaka ko, uragerageza ukajya umukangura ukamwonsa kugira ngo ya mashereka abashe kuyonka. Ari amashereka barimo intungamubiri zimurinda kuba yarwara ya ndwara y'umuhondo. Iyi ndwara rero n'ubundi buryo ushobora kuvurwamo mu buryo bw'ibimenyetso bitewe n'ibimenyetso umwana afite. Nimba afite umuriro mwinshi ashobora kuvurwa bitewe n'ibimenyetso. Nimba atonka, niba yagize umuriro ntiyonka, arasinzira cyane, bakubwira kugerageza kumukangura kenshi ukamwonsa bihagije kenshi. Rero iyi ndwara ishobora kuvurwa mu buryo bw'ibimenyetso bitandukanye umwana agiye afite kugira ngo avurwe.
ikindi kandi ni uko iyi ndwara iyo itavuwe, inama ya mbere WHO cyangwa se umuryango w'abibumbye wita ku buzima uduha inama cyane cyane niba umwana agize ibimenyetso bikabije cyangwa se akaba adakira vuba vuba, ni byiza kumwihutana kujya kwa muganga kuko nicyo gisubizo cya mbere gishoboka. Ikindi indwara iyo itavuwe neza havamo indwara yitwa kernicterus. Kernicterus ni indwara y'umwijima, ni umwana bimukurizamo kuba yarwara indwara y'umwijima iri chronique kandi kubera ko wamurangaranye, kubera ko utamuvuje. Rero turinde abana bacu kuba barwara iyi ndwara, kandi nyamara ari ibintu byagakwiye kwirindwa kandi bikavurwa mu buryo bwose bushoboka. Rero wari wambajije ikibazo kuri iyi ndwara y'umuhondo, ndumva musubije, mubwiye ibimenyetso, mubwiye uko ifata ndetse n'uburyo wagerageza kuvuramo umwana. Nta bindi bintu bihambaye kwa muganga bakunda gukoresha, bakunda guhita bakubwira ngo gerageza wonse umwana kenshi gashoboka, umwana abona amashereka ahagije. Hari n'ubwo iterwa n'uko umwana atonka bihagije. Rero twonse abana mu buryo bwiza kandi buhagije, ko twabibonye muri video zashize. Twabonye ko byibura umwana agomba kujya ku ibere rya mama we ku ibere rimwe, atari ukuvuga ngo ari gusaranganya amabere yose. Ni ukuvuga ngo ku ibere rimwe byibuze agomba kumaraho iminota 10 kugera ku minota 20. Tugerageze gukurikiza inama z'abaganga, icyo badusaba cyane cyane ku bana, kuko abana ni icyitonderwa. Umwana akantu gatoya kumukoze kuko ubudahangarwa bwe buba buri hasi, ahita azamura ibindi bibazo. Rero kwirinda biruta kwivuza. Ahangaha twari kuri Agape Official, twaganiriye ku kiganiro cy'umuhondo ukunda kugaragara ku bana cyangwa se jaundice. Rero ibiganiro byacu nakagaruka, ntugende udakoze like, subscribe, share and comment. Niba ugize ikibazo jya muri comment utwandikire, turagufasha, turakugira inama kuko nicyo tubereyeho. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Ciao ciao.